Yes, twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse. Abari mu gitondo tubifurije igitondo cyiza, abari nimugoroba tubifurije umugoroba mwiza, abari ku manywa tubifurije amanywa meza, kandi n'abari mu masaha y'igicamunsi tubifurije igicamunsi cyiza. Abari nijoro turabifuriza ijoro ryiza. Mwebwe mwumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda, nk'abarundi barubumva, abafumbira ndetse n'abandi abanyamurenge n'abandi. Bityo rero niba mwanya twahariye business isobanutse zindobanure. Hey Pioneers, today we're diving deeper into the new kuganira kuri Pi Network. Turitegura Open Mainnet. Open Mainnet turimo kwitegura, tukaba tugiye kureba wowe yiteguye niki ugomba kuba wujuje. Tugiye kubibereka, ariko nkuko bisanzwe tugenda tunabereka uko bikorwa kugira ngo murusheho kuba intyoza muri byo. Turanagaruka kandi no kwitangazo ryasohowe umunsi w'ejo hashize. Ikintu cya mbere ugomba kuba wujuje, tugere hano tufunguye application yacu ya Pi. Tugiye hano tumayiningira kuri dashboard. Iyo tuhageze dukanda kuri turiya dukoni dutatu hejuru ibumoso, tugashyira urutonde rw'amagambo menshi, tukajya hano hasi kuri profile tugakandaho, tukajya ahari amazina. Amazina yanjye ni Tite Kamanzi. Habanza izina ry'idini, hagakurikizaho izina rya Kinyarwanda cyangwa se ry'ababyeyi. Tite ubanza inyuguti nkuru, izindi zikaba inyuguti ntoya. Ariko rya zina rya Kinyarwanda cyangwa se rya gakondo ryo rigomba tuvuga izina ry'umuco, ryo rigomba kuba mu nyuguti nkuru zose. Ngewe ndyandika namenye amabwiriza nyuma kandi n'iminsi yo gukosora yararenze. Ariko nkuko tuza kubibona batanze nyuma uburyo bwo gukosora amazina akandikwa nkuko amabwiriza yo kwandikisha Pi abisaba. Ikindi cya kabiri tugomba kuba tuje muri make, amazina yanjye agomba kuba neza ahuye n'ayari ku ndangamuntu yanjye cyangwa se ku cyangombwa cyemewe n'amategeko ya leta yanjye. Hanyuma icya kabiri ugomba kwitaho ni username. Username nk'iyanjye ni umusaza 5,000. Ugomba gutangiza ni ijambo cyangwa izina bitangijwe n'inyuguti nkuru, hanyuma andi magambo akaba mu mukono, ariko kongeraho n'umubare nibura umubare umwe kuzamura. Bityo rero username yanjye iyo ntacyo nikemangaho. Ariko ku mazina ho Kamanzi naryanditse nabaje inyuguti nkuru, bindi ndandika mu mukono, kandi byagomba kuba mu cyapa byose. Niyo mpamvu umanutse hano munsi muri hano handitse settings, ask to change your name. Ni kuvuga ngo reba imbere yaho handitse ngo see how, reba uko bikorwa. Ngewe nabikosoreye hano, ariko ntibarabyemeza. Turaza kureba impamvu batarabyemeza. Urabona ko first name Tite, last name Kamanzi, my name in Kinyarwanda, in Kinyarwanda kwa kundi. Hanyuma ndangije ndasubmitinga, ndategereza. Utise bizaherera hehe ko batarabyemeza ntibanabihakane. Ni kuvuga ngo ninjya gukora KYC nzuzuzamo amazina neza ahuje n'icyangombwa cyanjye, bize bihuriye n'ibi nakosoye hano. Bityo ninkora KYC bakemeza ibijyanye n'amazina, n'ubundi hariya ask to change your name bazabyemeza bashingiye ko ari nayo myirondoro nakoresheje muri KYC, kandi nkaba naragaragaje gukosora. Usibye byandika mu cyapa nta rindi kosa ririmo. Ikindi ugomba kuzuza ni verifications, account verification, phone number verification, Facebook account verification, email address verification, and password verification. Password ni cya gihe turegisteringa nibwo tuyishyiramo. Password nayo igomba kuba ijambo cyangwa izina tangizwe n'inyuguti nkuru, izindi zikaba mu mukono, hanyuma wongeyeho n'imibare guhera nibura ku mubare umwe. Urugero ngo Kigali wenda 10, Kigali 10 kuba Kigali kayibanza ari inyuguti nkuru, izindi ari mu mukono, hanyuma wongeyeho imibare, kandi bikaba bifatanye.
password ihita iba verified, ariko ushobora no kuyiverifyinga ari igicupuri. Hanyuma rero phone number nayo tuzabona uko verifyinga, Facebook account, email address, ibi byose ni ibintu ugomba kuba ubona ko bivivuye nkuko mubona bivivuye uko ngo. Hanyuma iyo bimeze bitya uhita ujya ahandi nyine tumayiningira ugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru ukajya ku rutonde rw'amagambo ukabona iryo jambo rya kabiri munsi ya home ni mynet, ugakandaho likakuzana hano muri mynet checklist. Igeze hano hari mynet checklist, ukandaho. Umaze gukandaho icyambere bakubaza wa downloadinze Pi browser. Niba kuko warayigize hano hahita havivuka warayidownloadinze. Icya kabiri wakuriyetinze Pi wallet, niba warabikoze naha haravivuka. Icya gatatu wakonfaminze wallet address yawe urayikonfaminga wihuza na konti yawe. Icyo gihe kugira ngo ubikonfaminge ufata passphrase y'amagambo 28 yashyiramo, amara kuyashyiramo wallet address igahita yiyandikamo kubera ko iyo passphrase bihuye n'izo wallet address. Icya kane wakoze lookup ikorwa mu bihe bitandukanye, dukandeho tugiye turebe. Urabona ni 25%, 50%, 90%, 100%, 200%, 200%, ariko iza ari uko yemera ari uko umaze igihe wasezeranye bwa mbere. Niba ari ibyumweru 2, amezi 6, umwaka cyangwa imyaka 3, iyo kirangiye ibyo warokinze nibwo wemera kugeza kuri 200%. Murabona ko ngewe nzajya mbona inyungu ya 539.61% buri kwezi nimara gukora KYC. Nge ntabwo ndakora KYC. Kuba ndarakora KYC nta kibazo ngewe mbifiteho, ntegereje nk'abandi bose kuko ntunyemeze ukuntu muri miliyoni zirenga 30 kuba ndimo ari ikibazo byaba bintwaye. Ntacyo rwose nta na kimwe. Ntabwo nakongera kurokinga, izo narokinze zirahagije, ntabwo nongera kuzirokinga. Zaba ndya ziranangi munsi yagiye ku isoko. Hanyuma icya gatanu iyo wakoze phone number verification, gatanu ihita ivivuka. Urumva nukuvuga ngo secure your account for KYC and mynet migration. Ngira ngo murabibona hanga kubera ko nakoze phone number verification byahise bivivuka. Hanyuma gatandatu ariyo etape ya nyuma ibanziriza KYC, bigusaba kwemerera kwa team yuko bazakwimurira Pi bakazishyira kuri mynet blockchain. Ntabwo zizigeza zisohoka hanze, hano zizajya zicuruzwa, ahubwo baguhe token ni nk'urupapuro rw'impapuro mweshamwenda rugaragaza cyangwa se rurepresentinga Pi. Nta muntu uzafata Pi ngo zijyane hanze ya Pi blockchain technology, ntawe. Ahubwo hazajya hasohoka izo token. Hano rero babisinyira bakazikwimurira bakazishyira kuri blockchain, ariko bakazajya baguha token akaba arizo ukoresha mu mwanya wa Pi zifite agaciro ariko ka Pi. Nta kibazo kirimo aho ngaho. Ubwo rero uba wemeye ibyo. Hanyuma rero icya karindwi ukabona ukakora KYC yawe nta kibazo, cyangwa se niba utarayibona ukayitegereza yazaza ukayikora. Hanyuma ku 8 iyo umaze kuyikora urategereza ku 8 niho bakwerekera yuko bayemeye cyangwa se bayihakanye. Aha rero niho ukora KYC nibwo wemeza na myirondoro niba yari ikosamye. Hanyuma rero ku 9 iminsi 14 ishize bemeje KYC yawe nibwo zimuka zikajya kuri mynet balance. Hanyuma soza yanavuze ko tuvuga kuri iri tangazo. Iri tangazo mu by'ukuri ni tangazo ryasohotse ejo, ryasohowe na core team. Baravuga ngo ni personalize your presence in the Pi ecosystem, Pi network. Barasaba iki hano? Barasaba yuko buri mupayiniya wese akoresha Pi network application za Pi
kugira ngo agaragaze yuko ahari. Ibi birareba buri mupayiniya wese. Urugero batanze ni hano kuri izi profile. Jya kuri profile wikandeho, batanze akavideo kagaragaza uko bayikora. Abantu batanze challenge ubushize, nimujye mu hano muyikoresha. Iyi kurushaho kuyikoresha bigaragaraza yuko ni uruhare rwa buri mupayiniya wese ari mu gutanga mu kugira ngo atebutse ishyirwa ku isoko rya Pi Network, ari byo twita open network. Hano rero umaze kugera hano muri Pi browser, ufunguye hano kuri profile baduhaye hano kuri dashboard, uhita hano muri profiles hano iburyo hasi, ukakandamo. Amara gukandaho ukagenda ukajya kuri profile yawe ukareba ese mbese ni kurushaho interacting, guhuza urugwiro. Jye mfite aba friends 10, mfite aba followers 12. Urabona ifoto yanjye nakoze konte. Hanyuma kandi kandebe view friends, kandebe ko hari aba friends mfite bansabye di requests. Ndakanda muri requests hano muri friends, dore urutonde rw'aba friends mfite. Ariko ninjya hano muri requests ndareba ese nta bansabye ubucuti ngo tujye dusabana. You are sent request, sent friend request. You have no pending sent friend request. Ntaba mfite mu ngubu, nabashyizemo kare mu gitondo, nabonye bashyiramo. Hanyuma rero ushobora hano muri profile settings, hano ni account permissions. Hano account permissions no kuvuga ngo mba nemeza yuko amazina yanjye, imyirondoro yanjye ijya ku karubanda, ijya ku mugaragaro. Urabona hano muri public, imbere ya full name visibility, ushobora kuyagira private ntihagire uyabona. Ushobora kuyerekwa inshuti zawe gusa, abandi washyizemo hariya, cyangwa se kuri buri wese public. Njye nashyize public, ntacyo bitwaye. Aba followers ese urabemera? People can follow you, yes. Ariko ntashaka ko bankurikira, nakandaho gutya nkabi disabling. Ariko je ndashaka ko bankurikira, fine, abikoze. Ngiyo account formation. Noneho account formation hano usabwa kujya kuverifyinga social media account zawe. Nshyiramo hariya username yanjye ya Pi umusaza 5000, murabibona. Hanyuma rero murabona izi ngizi mukoresha imbuga nkoranyambaga, mumenye yuko zigiye kuzakora muri Pi. Ngira ngo murabibona hano, baragusaba kugaragaza imbuga nkoranyambaga ukoresha, cyane cyane 1 2 3 4 n'enye. YouTube niba byemeza baravuga ngo coming soon, ntibarabyemeza. Ariko niba byemeza zahita nkubitamo YouTube yanjye, zakubitamo hano business isobanutse. Instagram ndashaka kuzayifungura. TikTok I have it, X I have it, nabyo biransaba kuzabishyiramo nibaramuka bayifunguye. Ubu ngo barafite ibyo bakirimo gutegura. Ibi ngibi rero bizajya bituma twinteracting cyangwa se dusabana mo hano muri system ya Pi, dukoresheje ibyo Pi yemera ko twakoresha. Hano rero ushobora gusakinga other pioneers, kandamo hano nkabona kwandikamo username ye. Nshyiremo username, nkayikora kuri search, mpita mubona. Ese urugero ngo si ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo niturusheho gukoresha iyi system kugira ngo bitegurire Pi Network kujya muri open mainnet. Mu magambo make, highlighting Pi social profiles released on Pi today 2024. Social profiles allow pioneers to personalize their presence on the network and engage with others. As part of utility building before open network, this feature represents a significant step forward in creating a more connected and interactive ecosystem. Hano muri make turashishikazwa no gukomeza kubaka za system cyangwa se za utilities cyangwa se applications zikorera muri Pi Network, kandi tugakoresha n'izirimo nyirizina. Nibyo ngibyo badushishikariza muri make
ibi bikazatuma buri mupayiniya wese aramutse abikoze. Ikindi ni ugushishikariza aba referral team zacu, udukomokaho wese, yaba ari uwo twinjije, uwatwinjije ndetse n'abamari twashyize muri Security Sacco, gukora nk'ibi ngibi dukora kugira ngo Open Mainnet yihute. Ngayo nguko muri make ni ibyo ngibyo dukwiye kwitaho. Ahasigaye dukomeze tunogerwe n'imikorere n'imikoreshereze ya Pi network, kandi buri wese ufite ikibazo utarakora subscribe nayikore, kandi like, wandike muri comment icyo ushaka kubaza, mubaze ibibazo kugira ngo tukomeze tubasobanurire murusho kubimenya. Ariko nanone muna sharing nkuru mumaze kuyireba, uyisharinga ku bandi igere kuri bose. Mukomeze rero mugubwe neza, ikiganiro nakagaruka dukomeze twishyuke.